gukora icyo ukoze ukabona biri kunguka. Reka mubwire bene data, nubona biri kuza zamenye ko bitazahora. Igihe kizagera bugire gute? Bwire. Imana twambike imbaraga. Haleluya, haleluya. Iyo bikiri ku manywa kiba ari igihe cyiza, hahandi ugira ubuzima bwiza, hahandi ujya kwa muganga bakakubwira ngo bimeze neza, nta kibazo ufite. Yego bantu b'Imana, biracyari ku manywa, ntabwo burira. Uziko hari abantu ubwiriyeho akajya agurira iwe inkoko zo kurya, we ntakoreho. Ntabwo bahari, ntabwo bahari. Igihe cy'amahirwe cyagize gute? Igihe cy'amahirwe cyo kubihekenya cyaragiye, ntagahora gahanze. Igihe kiragera bukagira gute? Bukira. Rubyiruko bene data, igihe natangiye ivuga butumwa mfite imyaka 14, niho nahagaze imbere y'amateraniro magari ndi kubwiriza. Icyo niho igihe cyanjye cy'amahirwe cyatangiriye yo gukorera Imana. Ariko muracyari bato, abenshi muri mwe ndi kureba hano imbere. Nicyo gihe cyanyu cy'imbaraga cyo kugira ngo mukorere Imana. Umugabo ndubatse, Imana ishimwe. Amen. Imana yarakoze, yampaye umwana, mfite umwana w'umukobwa. Imana nishimwe. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya mu Gatenga, ni mu rugo, kugira ngo uyu munsi ari ngewe tubana babigisha ndetse bintyoza bari kuza, si byose. Kuba rero Imana yanyuze mu bantu bayo bakantekerezaho, Imana ibaha umugisha. Amen. Ubushize jo bundi ndi n'urubyiruko bari gusenga bategura iki giterane, twaganiye ijambo ndababwira ngo gukizwa babihitamo. Kugira ngo ukore umurimo w'Imana, ukore umurimo w'uwagutumye, umuntu abihitamo. Kuko iyo utabihisemo wisanga utazi n'uburyo uri kubivamo kubera ko utabihisemo. Ariko ikintu wagihisemo urakirwanira. Haleluya. Iyo ikintu wagihisemo ugira gute? Urakirwanira. Tugiye kuganira noneho ijambo rifite intego ivuga ngo dukwiye gukoresha igihe mu murimo w'Imana. Dukwiye gukoresha igihe mu murimo w'Imana. Niba turi abakozi b'Imana, Bibiliya avuga ngo mucaha biciki gahunda, burya gahunda nayo ni igihe. Niba turi abakozi b'Imana, turakwiye gukoresha iki bene data? Igihe. Imana ishimwe. Dusome Yohana 21 umurongo wa 18. Hari ijambo rivuga ngo Yohana 21:18. Hari ijambo rivuga ngo nukuri nukuri ndakubwira yuko ukiri umusore wikenyezaga ukajyaho ushaka hose, ariko nusaza uzarambura amaboko undi agukenyeze akujyane aho ugize gute? Aho udashaka. Dusubiremo. Nukuri ndakubwira yuko ukiri umusore wikenyezaga ukajyaho ushaka hose, ariko nusaza uzarambura amaboko undi agukenyeze akujyanaho udashaka.
Some Yohana ibice 9 umurongo wa 4. Hari ijambo rivuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Imana ishimwe. Hakiri byari bene data. Bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha kugira gute gukora. Imana ishimwe. Tubumbe Bibiliya tuganire ijambo ry'Imana. Nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Igihe bene data, nta kintu na kimwe gishobora kubaho kitabayeho mu gihe. Nta n'ikintu gishobora kuvaho kitavuyeho mu gihe. Ikintu cyose kiri ku isi gifite igihe cyabereyeho, gifite n'igihe kizaviraho. Bivuze ngo buri kintu cyose kigomba kwishingikiriza ku gihe. Haleluya, haleluya. Buri kintu cyose cyaremwe kigomba kwishingikiriza ku kibene data, ku gihe. Imana twambike imbaraga. Iri jambo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye narigabanyijemo ibice nka 4. Shaka ngo tuganireho tugasenga Imana. Igice cya mbere ni ijambo rivuga ngo nkwiriye gukora umurimo. Iyo umuntu bamubwiye ngo ukwiriye gukora ikintu runaka, nuko ibyo bintu biba biri mu nshingano zawe. Imana twambike imbaraga. Haleluya. Iyo umubyeyi afite abana baramubwira ngo akwiriye kubitaho, ibyo bintu biri mu nshingano ze, ntabwo ari ibintu ashobora gukwepa. Imana twambike imbaraga. Haleluya, haleluya. Iyo bavuze ngo umuntu akwiriye gukora ibyo bintu, arasabwa, ategetswe, agomba kubikora. N'iri jambo rero ryaravuze ngo nkwiriye gukora. Bivuze ngo muri uyu murimo w'Imana umaze guhitamo kuwukora, umaze kwemerera Imana, umaze gusinyana n'Imana amasezerano, ukayibwira ngo nzagukorera. Imana twambike imbaraga. Ukwiriye gukora uyu murimo. Imana twambike imbaraga. Haleluya. Hari abantu bajya bavuga ngo itegeko ry'abanebwe, ngo harimo irivuga ngo umurimo washobora gukora ejo ngo ntukawukore none, kandi ejo hagira gute? Ejo hagira gute? Hahoraho. Ejo hahora ejo. Imana igusaba gukora ntabwo ukwiriye kugishyira ku munsi w'ejo, kuko ejo ntabwo ari ahawe, ahubwo none ukwiriye kugira gute? Kugikora. Imana twambike imbaraga. Haleluya, haleluya. Hakiri ku manywa. Jambo rya kabiri, hakiri byari hakiri ku manywa. Abantu benshi bateranye iri teraniro n'urubyiruko. Bene data, hakiri byari ku manywa. Imana tugirire neza. Aya manywa Bibiliya yavuze nayahe? Ni byari dukwiye gukora hakiri ku manywa. Dore ko Bibiliya yavuze ngo bugiye no kugira gute? Bugiye no kwira. Buri muntu wese anywaye. Ibi mbabwira ni ukuri. Buri muntu agira amanywa iye, kandi nta muntu umenya igihe buzirira.
yego bantu b'Imana, yego bene data, reka mbahe urugero. Abantu muzi batashe bafunze amaduka yabo neza, baba baryamye nka saa 8 za nijoro, bakumva ngo harahiye, akumva ngo ibye bigize gute, birashize, bukira, bukagira gute bene data, bukira ugasanga n'ibyo duka yarikoresheje mu mafaranga ya keredi bukamwiriraho, ukajya urahura n'umuntu w'umugabo mu muhanda ari kwivugisha, ugira ngo ntabuba bwije, ugira ngo ntabuba bwije. Uzi umuntu w'umugabo uri kugenda mu muhanda ari kwiganiriza, ugahengereza ukareba niba basi yambaye agakuteri ngo hari uwo ari kuvugisha, naho ntawe, ahubwo bwamaze kugira gute, bwamaze kwira. Imana itwambike imbaraga. Kumanywa, iri jambo kumanywa ni igihe cy'amahirwe, kandi iki gihe Imana yagihaye buri muntu wese. Ni igihe cy'imbaraga, ni igihe Imana itanga uburyo bwo gukora icyo ukoze ukabona biri kunguka. Reka mubwire bene data, nubona biri kuza zamenye ko bitazahoraho. Igihe kizagera bugire gute, bwire. Imana twambike imbaraga. Haleluya, haleluya. Iyo bikiri ku manywa kiba ari igihe cyiza, hahandi ugira ubuzima bwiza, hahandi ujya kwa muganga bakakubwira ngo bimeze neza, nta kibazo ufite. Yego bantu b'Imana, biracyari ku manywa, ntabwo burira. Uzi ko hari abantu ubwiriyeho akajya agurira iwe inkoko zo kurya, we ntakoreho? Ntabwo bahari, ntabwo bahari. Igihe cy'amahirwe cyagize gute? Igihe cy'amahirwe cyo kubihekenya cyaragiye, ntagahora gahanze. Igihe kiragera bukagira gute, bukira. Rubyiruko bene data, Jye natangiye ivugabutumwa mfite imyaka 14, niho nahagaze imbere y'amateraniro magari ndi kubwiriza. Icyo niho igihe cyanjye cy'amahirwe cyatangiriye yo gukorera Imana. Ariko muracyari bato, abenshi muri mwe ndi kureba hano imbere. Nicyo gihe cyanyu cy'imbaraga cyo kugira ngo mukorere Imana, kuko nicyo gihe cyanyu cy'amanywa. Wakoresha amaboko yawe agakorera iki? Imana. Reka mbabwire, uzi ko no gusaza buriya buba butangiye kwira. Hano ushobora gukora urugero rwo kuva hano kugera mu isantere hano yo mu Gatenga, ukarugenda isaha n'igice cyangwa amasaha 2 kubera ubusaza, kugira ngo se nta buba bwije. Ariko twebwe b'abasore ushobora kuma iminota 10 nkaba ngezeyo. Kubera iki? Biracyari ku manywa, ndacyafite amahirwe. Bane twambike imbaraga. Haleluya, haleluya. Dukwiriye gukora umurimo w'Imana hakiri ku manywa, tugifite uburyo, tugifite ubushobozi. Imana tugirire neza, Imana twambike imbaraga. Kandi bene data, iyo umuntu yitwaye nabi mu gihe cye cy'amanywa, nawe iyo bumwiriyeho abura n'umubwira ngo mwiriwe. Twarangiza tugatangira kwitwaramo abantu, kandi nyamara amanywa yawe nawe wayitwayemo nabi. Iyo bikiri ku manywa ni igihe cyawe cyo gukora, ni igihe cyo gukorera Imana, ni igihe cyo gukorera ubuzima bwawe, ni igihe cyo kwiteza imbere, ugateza imbere n'inzu y'Imana. Bene data, niba bikiri ku manywa, uri kubona kuri wowe bikiri ku manywa, menya ngo buzira. Kandi ibingibi sinjye wanyu mubivuze, sinanjye wa mbere ubivuze.
ukwiye kumenya ko hari igihe kizagera bukagira gute bukira. Imana twambike imbaraga. Nagize amahirwe 94 muri jenoside yakorewe abatutsi sinaba ndiho. Mu Rwanda hose bwari bwije. Bwari bugize gute? Hari uwabihakana? Bwari bwibugize gute? Bwari bwije. Twagize amahirwe bwarakeye. Si bwakeye? Si bwakeye bene data? Bwarakeye. Iki rero nicyo gihe cyiza cyo gukorera Imana. Nicyo gihe cyiza cyo kubakira Imana. Nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo wegere Imana. Imana itwambike imbaraga. Haleluya. Haleluya. Bene data, hari igihe kizagera, hari igihe kigera ugahiga akavuga ati Imana nuntabara nzabigenza gutya. Buba bwije. Imana itugirire neza. Haleluya. Haleluya. Ijambo rya gatatu ni ijambo rivuga ngo bugiye kwira. Iri jambo riba riri guteguza ngo dore iherezo ry'amahirwe rigize gute riregereje. Bugiye kugira gute? Bugiye kwira. Reka mbaho urugero gatoya. Iyo ufashe telefone yawe ukayicaginga ikuzura umuriro, iba ifite amahirwe yuko wayikoresha. Ariko iyo isigayemo 5 iba iri kukubwira ngo ngiye kugira gute, ngiye kuzima. Amahirwe yawe yo kunkoresha, niba hari urishyura mwishure, niba urancaginga, ariko ngiye kugira gute, ngiye kuzima. Iyo rero iri jambo bugiye kwira ni ikimenyetso kiba kiri kukwereka ngo erega amahirwe yawe yo gukora agiye kugira gute, agiye kurangira. Ni cyagiye umuntu abona ubuzima buri kumucika kavuga ngo mumpamagarire imfura yangize nyirage. Kubera iki? Bugiye kwira. Kandi iyo bugiye kwira ibimenyetso bigize gute, biragaragara. Mane twambike imbaraga. Iyo bugiye kwira abantu bacunguza uburyo umwete bakagira gute, bakagira gute bene data, bagataha. Iyo bugiye kwira buri muntu wese acunguza uburyo umwete agakora ibyo agiye gukora, akarwana nuko ijoro rigwa yavuye mu muhanda, kugira ngo rubanda rudashirwayo akiri mu muhanda. Imana twambike imbaraga. Ijambo rubanda rushizweyo ni cyajya abantu bose baba bagize gute, baba basinziriye. Cyokora muri Kigali ho ntabwo rubanda rujya rushirwayo kuko tugenda amanwa nijoro. Ndabeshe se? Ariko n'abagenda amanwa nijoro nabo nuko hakiri ku manwa, ntabwo bwari bwira. Iyo bwije umuntu aryama ku manwa akaryamana nijoro. Hari umubyeyi wari wicaye hari hano kusinza hano yagiye, nigeze kurwara ururimi aransengera. Bwari bwije bwanyiriyeho, rwara ururimi rurambya, hahandi ureba ibyo ubishaka ariko ntushobore kugira gute, ntushobore kubirya bikanga, burira. Mane twambike imbaraga. Yaransengeye ari na Donata, nuko mbona Imana ikoze igitangaza. Mwarimu Donata ndumva mu munsi. Bene data, iherezo ry'amahirwe ndakumenyesha ko igihe kizagera amahirwe akarangira. Niba ugiye gukorera Imana, yikorere uzi ko amahirwe bizagera akagira gute, akarangira. Niba uri guhembwa, korera Imana kuko igihe kizagera umushahara wibagirwe. Utibyo ntabwo bishoboka. Igihe kizagera ujye
ibyo wumva mu mateka bandi bari kukubwira ngo tujya ngo turahembwa ukumva nyine ari amateka. Kubera iki? Iherezo ry'amahirwe rirahari. Imana twambike imbaraga. Ikintu cyiza gikomeye cyane kiri ahantu, iyo umuntu yitwaye neza mu gihe cye cy'amanywa, Imana imwoherereza manu mu gihe cye cya nijoro. Aka kantu gatahari. Iyo amanywa yawe wayitwayemo neza, ibi mbabwira ni ukuri, Imana ikoherereza manu mu gihe cyawe cya nijoro. Amanywa ijoro ryawe ikarihindura nk'amanywa, ku buryo rwose ushobora kubinyuramo abantu ntibamenye n'icyabaye, kubera ko witwaye neza igihe cy'amanywa yawe. Kera numvaga umugani gakanwa kabya ntibumve, ngo kavuza induru ntibagire gute. Bani babarire guca umugani. Ariko icyonzi cy'uyu ufite amahirwe ukayisangiza wenyine, nshuti yanjye, turabizi kuhembwa. Hanase nk'ahantu urazana ku nzu y'Imana, nshuti y'umusaraba, uti ngaho umva. Igihe cy'umuntu cy'amahirwe nicyo gihe cyiza cyo gukorera Imana. Igihe uri gukora bigakunda, menya ngo icyo gihe nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukorere iki? Ukorere Imana. Kandi iyo mirimo ukorana umwete izibukwa kandi izanaguherekeza. Imana twambike imbaraga. Ijambo nakibasha gukora ni cya gihe imbaraga n'amahirwe biba byagize gute, noneho byarangiye. Imana tugirire neza. Cyagiye pasiteri azagera avuga ati ariko runaka mu mwibuka igaburo rirahari, tumusange mu rugo tumujyanire iki? Igaburo. Igihe cy'amahirwe nayo kwizana hano ku igaburo bitagize gute, bene data, bitagize gute, bidashoboka, barahari natwe iwacu Gikondo tujyanira igaburo mu rugo. Kubera ko cyagiye cy'imbaraga, cyagiye cy'amahirwe, amanywa yabo yagize gute? Byararangiye, bwarije. Ni ijambo ryatubwiye ngo ndababwiza ukuri ko ubu birashoboka uriyambika, ukikwiza, ukikenyeza, ukijyana aho ugize gute, aho ushaka. Ariko hari igihe kizagera bakwambika ibyo bashaka, ibyo bageze gute, ibintu bya style bitagishoboka, agapataro katagifatamo neza, agakoti uri kukambara kagahuruduka, ngo maze ngo bagukenyeze. Icyo gihe uzaba utagishoboye kwikenyeza, ngo nibarangiza bakujyana aho utagize gute, aho udashaka. Iki gihe nicyo twagakwiye gutekerezaho. Bene data, iyi mirimo abantu b'Imana bakora baba babitsa mu ijuru. Uretse no mu ijuru ndetse no mu isi hari ibyibukwa. Hari ibyibukwa abantu bakicara bakavuga ngo nyamara runaka ku manywa ye yarakoze, reka tumuhahire tumujyanire agafuka k'umuceri, kuko baribuka ko ku manywa ye yagize gute, yitwaye neza, arakora. Yego bantu b'Imana, bakakwibuka bakagutekerezaho, kubera ko baribuka amanywa yabo uburyo wayakoresheje, baribuka uburyo wihirinze ku gihe cy'amanywa yawe, bakavuga ngo uriya muntu yari urugingo rwiza rw'itorero. Imana twambike imbaraga. Igihe umuntu atakibasha gukora, ni cyagihe amahirwe yaba yaragize gute, yararangiye.
Imana twambika imbaraga. Haleluya, haleluya. Tugane ku musozo. Hari ibintu bibiri cyangwa bitatu vuga nihuta tugasenga Imana. Ikintu cya mbere, dukwiye kumenya agaciro k'igihe dufite Imana yaduhaye. Umuntu wese afite igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfira. Muri icyo gihe Imana yaduhayemo igihe cy'amahirwe, iduha n'igihe kitari icy'amahirwe. Yego bene data, Imana ikeneye ko tuyikorera mu gihe cyacu cy'amahirwe. Imana itugirire neza. Icya kabiri, dukwiye kumenya ko igihe kizagera bukira. Imana itugirire neza. Icya gatatu, ntugasubike ibyo Imana ikubwiye gukora none uzabikora ejo, kuko ejo ntabwo uzi bizaba bihari. Imana itwambika imbaraga. Dukwiriye kumenya amanwa yacu, tukamenya no kuyakoresha neza. Jewe nayigiye Imana umuhigo, ndayibwira ngo igihe nzaba ngifite amafaranga kuri telefone cyangwa mu mufuka, ntabwo nzagera mu nzu y'Imana aho bari gukora ngo mpave gutyo. Mfite inkweto mu rugo, njya nkunda kuyivuga, yo natsindagiragamo ibipapuro n'ibiki byose kugira ngo inkwire, akaba ariyo nambara ngiye kuvuga ubutumwa. Narayibitse nese, icyo gihe ayo mafaranga nari nyafite, icyo gihe nta mahirwe yari ahari. None se twihagarareho igihe cy'amahirwe cyageze, twihagarareho se. Imana twambika imbaraga. Dawidi aravuga ngo nibutse iminsi ya kera, nibutse cya gihe byari byaranze, cya gihe nta mahirwe, cya gihe ibyo nakoragaho byose byahombaga, bakaba banaguhimba izina ngo utera umwaku kubera ko butari bwagakeye. Ariko Imana igize gutya, irakingurura, ibintu biraza. Imana twambika imbaraga. Igihe cy'amahirwe kirahari. Amahirwe Imana yaguhaye, igihe Imana yaguhaye, ibyo Imana yaguhaye, ni igihe cyo kugira ngo uyikorere kandi izakwibuke. Imana twambika imbaraga. Haleluya, haleluya. Iri jambo rijya rintera ubwoba. Njya nibaza igihe kizagera ntagishoboye kwikenyeza, avuga ni Imana uzandengere. Ntagishoboye kugira gute? Nawe utagishoboye kugira gute? Nubwo uri umusore, nubwo ubona uri kwiruka bigakunda, hari igihe kizagera utagishoboye kugira gute? Kwikenyeza. Hari igihe kizagera udustire ibyo ngibyo utakinejejwe nabyo. Imana twambika imbaraga. Tujye gusenga Imana. Tujye gusenga Imana kubw'ijambo ry'Imana twumvishe, niturangiza dukorera Imana. Reka dusabe pasiteri igire hino dufashe gusenga Imana. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana, ariko dukomere Imana amashyi kubw'ijambo